Hello guys, ndabasuhuje cyane iminsi yaribaye myinshi ariko turi kumwe yaba abantu bari mu gihugu cy'u Rwanda icyo duherereyemo yaba bari iburengerazuba iburasirazuba mu duce dutandukanye twana mu Rwanda ariko ntirengagije n'abantu bari mu bice bitandukanye byo muri Afrika mumeze neza hari n'abandi benshi badukurikirana b'abakunzi bacu bari mu bihugu bitandukanye by'uburayi benshi cyane hobe kabisa ndabashuje cyane icyongeye kuzana fani wanyu hano nuko nagira mbashimire cyane hari benshi twatangiranye ku musabu umwe tukaba tugeze ku 10,000 congratulations to you to us twese kabisa narishimye nsanga ni mwebwe nshuti zanjye ni mwebwe famiye yanjye kuba rero akenshi mwa mutatubona suko twacecetse nashakaga uyu mwanya kugira ngo nze mbabwire yuko mbashimira cyane 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 by'umwihariko abantu twatangiranye guhera ku muntu wa mbere kugeza ku 10,000 mu gihe gito cyane tumaze no kuri mwanyeretse urukundo rwarandenze sinzi ko nabivuga ariko I love you ndabakunda cyane rero nje vuba kugira ngo mbabwire yuko nje kubiseguraho akantu gato habaye akantu gatoya ka tekinike hari byinshi turi gutegura byinshi byiza mana muzabibona muzanshimira ndabizi rero muri hangana ho gato muri no minsi ni byinshi turi gutegura ntago biri kubonekera ku gihe ariko impamvu turi gutindaho no kugira ngo nyine tuze ari no stop tuze nyine tugira vuba vuba ni byiza cyane iyo umuntu atinze nagatinda ari kubusa akenshi umuntu atinda ari gutegura ibintu byiza rero nkuko mwanyeretse urukundo nange nagomba nshaka kubafera cyangwa se kubasikaminga cyangwa se kubaha ibintu bitameze neza oya impamvu rero mba ndimo ntindamo gake negura ibintu bikomeye ni ukugira ngo nyine namwe nibibageraho bizabashimisha nicyo kintu mvuze nti mutagira ngo naragiye ndahera oya hari byinshi turimo turategura kandi byinshi cyane byiza muzakunda muzakunda pe rero nagira mbabwire yuko mu minsi iri imbere itari myinshi ibyo bintu muzabibona kandi byiza mwumve ngo ntago nicaye karakanya gato rero nari mfashe kugira ngo mbabwire yuko tudahwema gutanga ibintu byiza ahubwo nyine ari twagira dufate utuntu twiza kugira ngo tubahe namwe dufite ireme nk'abafana bacu nimwe bantu bakomeye kuri twe rero gufata abantu bakomeye kuri twebwe b'abakunzi bacu tukabaha ibintu bibi ndumva atari byiza burya nimba ufite ikintu kidatanga umusaruro cyangwa kidatanga inyigisho waba witonze kuko n'umuhanga yaravuze ngo iyo ushaka gusimbuka ahantu harehare urabanza ugasubira inyuma rero twabanje gusubira inyuma kugira twandike ibintu byiza dutegure tunononsore twifashishe n'abandi baba baturusha ibintu byinshi muri no sinema kugira ngo tubategurire ibintu byiza ubwo rero ni ukuri byarandenze mwanyeretse urukundo rutangaje mana yanjye wenda sinarira kuri kamera ariko narishimye reka siturambirane turacyari kumwe ni Fanny Frames nk'ibisanzwe ariko umuntu utarakora subscribe wihangana uyikore kuko ikintu tugiye kuzana kirakomeye kandi kiratangaje kandi kizabigisha muzana gikunda reka mbasezere shima nongera kubashima mwese kandi mbasaba gukomeza kudukurikirana njya mbona comment zanyu ikibi murabitubwira tukagihindura n'ibyiza mukabishima niwo muco wacu niwo muco wa kimuntu kandi umuntu n'umuntu w'abantu
rero kuba narabaye umuntu wanyu mukanabikunda mukanabishima ni ukuri nanjye ndabashimiye muri abanjye. Mujye mumbwira rero muri komenti, n'abatarandika mujye mwandika mumbwire bimeze bitya, ni byiza, courage. Nyine iyo mutera umuntu courage aba yumva ko n'ibyo akora nyine mbese ari kubiha abantu banyuzwe. Ubwo rero mujye mu courage, mu sharingire, ewana comment nziza, ariko nimbi ntago nazigaya ntacyo, bituma umuntu nyine yirebaho akikosora akumva nyine ikintu cy'umuntu. Rero ndabashimiye, mwakoze cyane. Umuntu wese unkurikirana, umuntu wese ureba ibi bintu ndamushimiye. Kandi hari ahantu tujya ducisha nimero zacu, rero bikubangamiye kwandika muri comment cyangwa hari ikintu cy'umwihariko washakaga kumbwira, wanyandikira kuri WhatsApp, nta kibazo, tuba duhari ku bwanyu, ndahari pe. Mwakoze cyane, Imana ibahe umugisha.